abantu bashishura bagashishura umuntu no gutoroka koko nabivuze nseka ariko mu byukuri ndagira ngo noneho hano tube seriye narababwiye ngo uyu nguyu witwa Byukusenge Esther narababwiye ngo arimo arahunga inzego arimo aratoroka inzego kubera ibyo we azi akorera muri societe nyarwanda akorera muri societe nyarwanda birimo no gutera ubwoba abantu ko agomba kubica birimo kujyana abantu mu bapfumu birimo kujyana abantu mu barozi birimo kujya gushaka abarozi ngo bagira ibyo bakorera abantu hari post nashyize kuri Twitter yanjye ndetse no kuri Instagram yanjye narababwiye ngo zino mbuga zose mubona ziri verified ninjye uzikoresha nta muntu nyiyitirira uzanyiyitirira nzaza amabwire niyo ngari maranyiyitirira nkuko hari abagiye babikora bakaza bakihisha mu mutaka wa Big Energy bagasebya igihugu ariko abo nabo nabahaye gasopo kandi nkeka ko byahagaze byaranarangiye uyu muntu witwa Byukusenge Esther yamaze gutoroka social media yo mu Rwanda cyangwa se itangazamakuru ryo mu Rwanda rishobora kutaza no kubitinda no kubivugaho cyane ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko yamaze gutoroka yatorotse iki numu influence uzwi arazwi kibazo cya mbere yatorotse iki harabibazaga ngo yaratorotse ubu noneho mbakuriyeho akabazo kizaho akadomo yaratorotse hamwe ngo ikibazo gise kibaza ngo yatorotse iki njyewe sabere kanze ndaje nkwereka itike yanjye ariko nyine tuzajyana ejo bundi oya wowe uzagenda mbere yanjye njyewe nzaza nyuma yaweho iminsi 2 ntaribi nyibwirire ibyitike bive mu mane ni rugombe bisobanura oya ntaribi ndigushaka kwereka ko ejo niwe rega twari turi kubivugana umuntu yabuze iti guhinduza ariko wimve ko guhinduza narayihinduye ariko wayinyohereje ejo we harya nawe wayihinduje ejo nayihinduje ejo ariko byari byagoranye byari byagoranye cyane singiye do reba Brian dore ngiye nejo urabona ko ari ejo uragenda mu gitondo asa bite byawe aryana ubu ngubu ntabwo ibigaragara fatira aha ngaha utanwara reka ndebe ntabwo yerekana shaho uzagenda nyuma yanjye ndababaye reka mbabaze iyo mutorokesha umuntu muba mumujyana iyo mutorokesha umuntu muba mumujyana ari hehe se uri hehe Gateka uri hehe buriya wenda yari yavuze ati ndaza nyuma y'iminsi 2 kuyasaba saba amaze ibyumweru umuvuga ngo kagira inkuru what are you doing seriously honestly nangire gusuzana nagushimira maze gukanda subscribe kuri Dopa Media ndetse nawe ujye kwikora none aha nibe koko iyo umaze gukora subscribe umaze kudutera inkunga ariko ugomba gukomeza udutera inkunga urebe ibigano byacu kora share like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha 28 kuri 28 nkuko bisanzwe rero umuntu kumwe nanjye tutayiga ndetse na komia tungatse byo for the blessing Dopa Media ku blessing Dopa Media nibyo tayiga bagusabye ariko kibuka kuzana ibikorwa cya service kigeza ku banyarwanda tukagufasha kuzamamaza kugira ngo abakugana bamenye aho bagusanga bamenye n'ibyo ukora ubundi bakuzanire cash yo niyo key point kabisa ni ufite ibyo ukora ntubyamamaze ndakurahiye uzabona abakiriya bo muri quartier gusa umeze utisonga yesi nakubwira ko umeze neza cyane nezere ko nawe umeze neza ndetse n'udukurikiye nawe ubwe ameze neza niba atameze neza ihangane buri ibyo kwisi bihora bihindagurika basikeri baravuga ni kupanda na kushuka bongereza ati ni ups and down rwose uyu munsi uri hasi ejo ukaba uri hejuru ariko ibyo byose uramutse ubigezwaho ubiterwa n'uburwayi n'ibibazo by'uburwayi wagana muganga nzito akagufasha nimero ze ziba ziri muri kiganiro hano wayihamagara mukavugana ukumva n'indwara avura haraka video karimo hagati mu kiganiro kavuga indwara avura ni liste ndende ariko ishobora no kurega kubera kavura indwara nyinshi iyo nimero urayhamagara mukavugana twagiye kwa Gateka Brian Gateka Brian yaho ndi bakubwira ngo amakuru ari gishobora kubavuga ukira bugacya kubera ni menshi se uzi impamvu se
aravugwa ntashira mu minsi ishize nibwo twatuma twumva ikiganiro akoreye ku Isimbi TV agira ati ndaje mu Rwanda cyane very soon, kandi yanatangaga impamvu mva ko yumvikana kubera ko yavugaga ati njye mva mu Rwanda hari amafaranga nari nariye akavansi nari nagafasha kuko nagombaga kuza nkadicamo. Buriya abakiriya bakoresheje ubukwe usanga harimo itorero, harimo aba DJ, harimo abahanzi, harimo bande ntubizi se. Ariko rero bamwe mu bahanga mu gusesengura barambwiye bati se umuntu witwa DJ Brian aramanuka mu gihugu cy'u Rwanda kuza gukorera amadolari atarenze 600, gutega indege biba bihagaze hafi amadolari magana angahe, barani magana 600 n'ubundi magana. Kuva ari yarari Belgique cya France, yarari France ahari niba atari Belgique, niyo bya Belgique n'ubundi biregeranye aho usanga byegeranye. Urumva arambwira ati ni gutura mu sister yamanuka yarageze hariya kugenda ugakubita ikiraka kimwe ukaza gukuraho $5,000 by'idolari. Urumva ubwo by'amayira ka yari yatangira kubibona buriya cyane kandi yarabivugaga DJ ni hari mu nganzira quartier zose abarimo abanyarwanda n'abarundi n'abagande. Hari n'ikindi umuzungu akureba uvuga ati karakana nabo naje kumwera mu kari kambona kazi kudica aho ngaho abantu bakagira bati bakagenda mu kiraka. Arambwira ati buriya umuntu twa DJ Brian sinzi wenda cyetse niba ari ko yavuga ngo wenda kuza gufasha uwo mukecuru cyangwa no kwirebera umwana, cyangwa bavuga ngo afite umwana waramufite ari. Urumva kitse wenda aje kwirebera famille, ariko ntago ikiraka cyo kudica mu Rwanda gishobora kuza ku muntu kimuvanye hanze. Yahita gikubita abantu ba Sonia digande wundi mwiza n'ubu ba Crash. DJ Crash yigeze kunsetsa arambwira ati nashatse gutungwa na body yantunga kubera ko abagabo baramparaye. Atariko ndabizi neza ko ibyo ngibyo bitaramba, niyo mpamvu ngomba gukorera yanjye numva akantu kari mu bwenge kabisa. Yego neza ubwenge nuvuze ngo abagabo baraguharaye ubushadi bariyese. Uye wenda ibyo bya Shadipu tubyihore sibyo, ariko mba ndi gutanga ingero zigize gute zumve nibyo turabijyaho ntari. Ariko niba umwana w'umukobwa yaravuze ako kantu kari mu bwenge kuki udashaka ko nkavuga. Ariko n'abandi bose barabizi neza ko ari ukuri kuko umugabo yamaze kukunoza rimwe sibyo ahita ajya kwirebera madamu niba ari umugabo yamaze gukemura ibibazo by'umubiri n'ubundi atahiwe mu rugo akajya kwirebera umugore n'abana. Ikindi yari ryakureba kubera irari akakureba kubera irari riri kumukura akavuga ati icyama nkamugeraho gusa nuko ryaba rimwe atarasanzwe ari n'umuntu ufite iyo ngeso abavuga ati njye ni umuntu azarimo uriya mwana tuzaba tujyaranya ku buryo noneho akunyuraho avuga ngo bimeze bite shefu agakandagira imodoka akakunyuraho yiruka cyangwa yakubona imbere aho ngaho akavuga ati nkuzihe. Nuko nguko rero akantu nyine yarakavuze numva ni akantu gashobora kugira abo gakangura kuko hari abitwaza icyo kimero cyangwa se ubwo bwiza Imana yabihereye ugasanga abugenzemo nabi yabugendamo nabi akazicuza mu minsi iza. Yego kubera ko icyo gihe rwose kiragera bikaba bikeneye ko wigira ibyo bakubwiraga ngo uri mwiza ugasanga nta kintu bikigize gute bigitanze. Nuko twisuye kuri DJ Brian. Yego arongera arambwira ati wumvishe neza mu kiganiro DJ Brian yagire ku Isimbi TV ubwo bamubazaga bati ese ntago waba warahungiye hano uhunga ibirego dore ko bavuga ko witwa DJ Sonia yaba yarakureze ndetse n'uwitwa Nyarwaya Innocent. Aravuga ati nge mfite ari gahunda yo guhunga nshobora kuva ahangaha nkajya Canada nuza passport yanjye irimo nuza ishobora kunjyana Canada bafite Schengen nkaba mfite muri Amerika nkaba mfite ibihugu byose. Aravuga ati sabayita muca mu ijambo ati mu Rwanda se ati no mu Rwanda ariko umva uburyo mu Rwanda yaramaze nk'aho iki habaye nk'aho ahakweba ibyo ngibyo karahita turavuga tutireka tuzabitega amaso wenda tutaragera ku byo ku mugoroba kugeza uyu munsi washyiramo kakajwe kugeza uyu munsi washyira umuntu witwa DJ Brian ntabwo abyivugira hashize ibimwe bitatu yavuga ko agiye kuza i Kigali aje kugira kutica muri ubwo bukwe. Hanyuma ubwo bukwe se wenda itariki bwari bubereho ntabwo yayiturukiye ariko se baravuga ko tike ye Sabe amaze igihe mu Rwanda. Sabe yagize mu Rwanda ahita akorana na Kagara n'abandi bagiye batandukanye kandi yagombaga kuza bwacya mu gitondo
DJ Brian nawe akaza ayimara kuri 250 ihindura riva hijya ihindura nyine urumva itariki yanjye kuko mfite ikiraka cy'ubukwe mfite ibiraka bibiri by'ubukwe i Kigali urumva kandi bari baramayemo ibiceri bifatika narashakaga rero guhindura itariki nyegeze imbere kugira ngo mbone ukuntu mitanaha dore ngiyi rero akomasha ko mw'abantu wabonye itariki zingahe itariki ne tuzivu oyanza ariko se dore itike yanjye iri hera zara ndabiyo tike yawe nawe nkwereka iyanjye se nawe ko ejo nabonaga nagiye mba natorotse niko byitwa mugabaro dore ngiyi Kigali dore ngiyi Kigali Brussels ticket zara ndebe reka ndebe kari ari umuntu umwe agaramutse ugeze kwicara ari baraguza utuntu tugiye dutandukanye igihe kigeze areba nk'ikibwa cyanyweye amata y'umwana iyo tike nijya mu ijuru ko ntayo uretse yewe ahubwo ndayibuze ntirarigeze uretse gato itagateka cyakoze ikintu kizima wakoze utagira izo nzara za zindi basiga uzi ukuntu byica inzara nabyo kandi ari ikibazo ariko njyewe sabere kanze ndaje nkwereka itike yanjye ariko nyine tuzajyana ejo bundi oya wowe uzagenda mbere yanjye njyewe nzaza nyuma yaweho iminsi 2 ntaribi nyibwirire iby'itike bive mu mari ni ugomba bisobanura oya ntaribi ndigushaka kwereka ko ejo niwe wereka twari turi kubivugana umuntu yabuze iti guhinduza ariko wimbe ko guhinduza narayihinduye uzi ko bayinyohereje ejo we hajya nawe wayihinduje ejo nayihinduje ejo ariko byari byagoranye byari byagoranye cyane singiyi do reba buriya dore ngendeye urabona ko ari ejo mu gitondo uragenda mu gitondo asa bite byawe aryana ubu ngubu ntabwo ibigaragara fatira aha ngaha utanwarira reka ndebe ntabwo nyerekana nawe uzagenda nyuma yanjye ndababaye reka mbabaze iyo mutorokesha umuntu muba mumujyana wema n'ibyihorere by'umwe oya mu izina ry'Yesu nibagiwe ibyo biveho abazita indwara zananiranye nibo siwe muganga Nzito indwara yose waba urwaye ayikoraho rikaka urutonde rw'indwara avura ni rurerure atanga imiti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame avura amarozi y'amahuherano amategano ndetse n'amatamikano atanga umuti w'uruheriko avura karane ndetse n'inyatsi nyabingi ndetse n'imitsiriko atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore muganga Nzito atanga umuti wa diabete uw'umwijima uwa hepatite A ndetse n'uwa hepatite B atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kubyongera atanga umuti n'ubujyanama ku makimbirane yo mu muryango agufasha kugarura ibyawe byibwe ndetse n'umuti ugufasha kubana neza n'abandi mu kazi ndetse kandi akanatanga umuti ukuzanira igikundiro mu kazi rubyiruko wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge muganga Nzito aragufasha ucukubiri nabyo nyuma yo kumenya icyo muganga Nzito akora uri kwibaza ngo akorera he akorera mu karere ka Nyamasheke ndetse no ku isi yose wabyumvishe neza no ku isi yose kuko ashobora kugusuzuma akanakoherereza imiti mu gihugu cyose waba uherereyemo ubwo uri kwibaza ngo muganga Nzito ntagahenze ugereranije n'imiti aguha n'indwara kuvura kuko agukoraho rikaka icyo usabwa nta kindi niba ufite kimwe mu bibazo cyangwa se mu burwayi twagarutseho hejuru cyangwa se n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose muhamagare kuri izi nimero uri kureba kuri screen yawe wahamagara bisanzwe cyangwa se ukamuhamagara kuri WhatsApp cyangwa se ukanamwandikira cyane cyane ku bantu bari hanze y'u Rwanda tandukana n'umuze mu mubiri wawe gana muganga Nzito mfite ikiraka ku kintu cya kabiri iyo mutorokesha umuntu muba mumujyana ari hehe se uri hehe gateka uri hehe buriya wenda yari yavuze ati ndaza nyuma y'iminsi 2 kuyasaba saba amaze ibyumweru 2 n'igice hafi ukwezi mu Rwanda wowe uri kuko buriya nk'umuntu utari baratorotse mu biganiro byabo babanaca amarenga bameze nk'abari guca amarenga sabe yabanje aramubwira ati buri gihe iyo ngiye baravuga ngo natorotse nk'icyo abakizanye mu kwendiki
Ntabwo umuntu aganira mu biganiro akajya acamo amarenga nyine tukikomereza ariko nk'ako ngako aba akazanye kubera iki erega buriya hari ukuntu uganira n'umuntu off camera hanyuma mu kuza kuganira kuri kamera akibagirwa akagaruramo bya bindi wagize gute mwaganiriye nk'ako kumubwira ati ngiye buri gihe iyo nagiye baravuga ngo natorotse kaba kajemo gato ese ubundi tike urebye igihe yahigiye ayihize mu gihe kingana hafi tike wenda niba iri muri telefone wenda hajemo amafoto menshi hazamo ibiki byose wenda irihinda kuyibona biragorana ariko se niba yarayivuze ngo tike irahari akanayerekana akavuga ko ari buze nyuma y'iminsi 2 kuri sabe ari heheze ariko se ako kantu ko kubwira ngo yivanze n'andi mafoto ikintu ubizi neza ko tike y'imodoka we tike y'imodoka iyo uyifite uyibika ese ntujye uyibura shyira mu gikapu ukayishakira mu mufuka cyangwa ukayishakira mu gikapu iri mu mufuka bibaho hari n'abantu bashaka bakayibura tike abantu benshi cyane nabonye tike uramutse ubabwiye uhagaze imbere ati ngiye kubaha isegonda rimwe we munyeretse tike yanyu harimo abajya munsi y'isegonda ahubwo bayirebye nyine barazibona hari n'ubayifashe mu ntoki ariko hari n'abazibura ahubwo burundu uwo muntu rero uzibura ndakeka ko yaba atari DJ Brian yayibuze ariko yanayibonye agira gute arayerekana havuga ko agomba kuzaza nyuma y'iminsi 2 inyuma ya Sabe amaze hafi ukwezi mu Rwanda yaraje undi ntaraza ko yayeretse Sabe yarayikweretse sekere we yayeretse nyine wagirangiye yanyereka bigene gute iyi se si telefone oya njye ntabwo ndi guhakana ko tiki ihari cyangwa idahari njye niba ihari cyangwa nyine niba ihari hari hehe iyo minsi 2 se ntirashira ikiganiro kimaze ibyumweru 3 n'igice ntabwo irashira nuko ye akantu yaravuze ngo bavuga ko natorotse ahubwo niko wakoze kandi urumva hari hasose n'urutonde rw'abantu DJ Sony yagize gute yatangiye ikirego Katika Brian yarari ntuza Nyabyenda yarari yitabye n'inzego ntabwo yaje atubwire wenda ibyo bamubwiye cyangwa se uko byarangiye ariko bavuga ko ntuza Sony yamuhaye imbabazi hanyuma Dekati yarariho ntari hanze y'u Rwanda ntuza Yago yarariho ari hanze y'u Rwanda Kabosi nawe bamutayemo nawe yarafunzwe nawe arasohoka sibyo Godfather yibereza Canada hari nawe yarari DJ Brian yarariho ari hanze kuki atagarutse se reka wenda turebe tugende ku byo umuntu witwa Yago yamaje kubatangaza Yago se yavuze kuri Brian cyane amuvugaho iki ati kandi bahuriye muri case umuntu witwa DJ Brian yatangiye kugurisha imitungo itimukanwa ye yose ariko muri kiganiro yari arimo gurisha ibibanza bya hano za ntuza za Nyanza Kicukiro niba ari ndaje nabyo ndabibona Nyanza ibindi yagurishije n'ibiki inzu kwirebero nyine ibindi yagurishije nyine ibyo ngibyo nibyo umuntu witwa Yago yavuze ati ibyo nababwiye birimo birasohora kuko urumva umuntu niwe yagurishije imitungo ntabwo wamenya ngo ese umuntu yagurisha imitungo afite iyene waje kugurisha imitungo ari mu rwego rwo kugira utego rwa business wera wamwunguye none se acuruza ibibanza n'amazu sinzi niba yabiguze kugira ngo wenda bishyiraho ngaho nabona abamwungura azabigurisha icyo ni ikibazo nakibaza nanjye sibyo cyangwa akaba ari kubigurisha avuga hari ibindi bintu yagurishije se nyuma y'ibingibi yavugaga n'undi ari kugurisha ibintu yagurishije Yago yavuze ko DJ Brian ari kugurisha imitungo itimukana ayo mazu n'ibibanza nyine sinzi wenda avuga ko yimukiye i Burayi se ushobora kuba yimukiye i Burayi noneho nyine twabihuza no kuba umuntu witwa DJ Brian ataragaragaye hano mu Rwanda ariko reba ibitaramo bimaze iminsi biba sibyo yaba iby'iwacu na muzika yaba bino bya Summer Country Tour nta na kimwe yigeze agaragaramo ejo bundi yaba igitaramo cya King James nta na kimwe yagaragayemo uwo muntu yaba ari mu Rwanda ibyo bitaramo byose akaburamo na kimwe kamera imufatamo hanyuma ikindi usoma mbike we Tesha ari kugenda so ariko nabonye yabonye indi nshuti y'umukobwa nyine ariko ubundi urabizi ko bagomba kubugira gute aho bagiye bagendanaga ariko ahagiye mu bitaramo ari kujyana n'undi muntu niba ari kujyana n'undi muntu bivuze ko DJ Brian ntabwo ari mu gihugu
ntawe uhari DJ Brian we kuba ntawe uhari sibyo ntawe uhari ese niba dani nta kintu wumvamo nyine ikintu cyo urumva ikintu cyo numvamo nuko icyo wenda kuvuga wenda yatorotse inzego simbyumva ikindi ndakeka wenda kuba yagurisha imitungo ye kuba wenda biri hagati y'uko ashobora kuvuga ati njyewe sinshaka imitungo yanjye iri mu Rwanda azayifatira mu gihe nshobora kuba naranze kwitaba nanone nkabanya ariko tubona tugera najya nkumvisha ibyo nkumvisha nanone akaba yayigurisha mu rwego rwo kugira ngo agire ati imwungure wenda kubera ko hari abantu bamwunguye ibyo biba ari bibiri akabigurishiriza rimwe se none ntabwo uzi ko hari ukuntu wenda ushobora gukora nk'icyaha leta kubera ko yakubuze akavuga ati umuntu reka dufatire imitungo ye nyine wenda ibi byaha yakoze sinzi niba biri no mu byaha byatuma imitungo yifatirwa sibyo ariko wenda uretse n'ibyo ashobora nyine no kuba ashaka kugira gute kwimukira cyangwa akaba ashaka kwimukira aho ngaho ariko mu rwego rwo guhunga ibyo azi yakoze turatwara kubera ko aramutse wenda atari icyo cyaha ukanamuburana ugashaka umwavoka wanatsindwa nyine ukakora k'iminsi mike ariko ukagira uza mu gihugu cyawe hari ubundi ni ibyaha byo gusebanya byo gusebanya ariko nibyo bantu uza bagiye bazira bafata ku mavuta cyane ngo nawe yaza nk'ibiri kuri tata akayikurura kimwami utu twakakuza kudukurura kadukubita kadukokobeka hanyuma imyaka 3 Brian azakorera ngahe imyaka 3 yose imyaka 3 yakwana birabya ntibisaza se birabya ega mu Rwanda ntabwo baratwereka ibyaha bisaza abajeni bane bazi gukina ikarita zabo urumva hagera ko batikina icyaha gisaza hanyuma baba bafite n'abavoka rero mbishira muza adafite umwavoka ubwo rero DJ Brian azi ko afite umwavoka sibyo umwavoka arashobora kumubwira ati rero dore ukuntu ibintu bimeze ubwo ufite ayo mashansi yo kugera i Burayi kandi uri kubona y'ibiraka nkuko bavata amadolari yo gutega indege no gusubirayo aje gukora ikiraka cyangwa yabahomba ahubwo ikiza nuko yagipasa nk'undi cyangwa se agasubiza n'amafaranga y'abandi bagashaka undi ashobora no kureka akabati none se inje icyo kintu koko kikampama kuko umwavoka yagiye kukuburanira ubundi arakubaza ati ibi bintu warabikoze ni urugero niba ari icyaha runaka akabaza ati iki cyaha waragikoze ukemera ati yego cyangwa wowe hanyuma bakubwira ati rero ngiye kukuburanira ubu ni njye wowe wamubwira ati narabikoze akakubaza ati wabikoze gute agashaka ingingo zigira gute zikurengana cyangwa akanakugira inama urazanga arabiganijemo umwavoka aravuga ati koko wenda uyu mujene kazi naramuharabitse kandi nta bimenyetso mfite nta kintu ndarareba abona wenda cyamuhama cyangwa ati wenda yigumiraho nyuma y'imyaka ingahe kizaba gishaje ugaruka abantu bakenyera cyangwa abantu badafite izina bakagombye kwirinda kugenda gukora icyaha kure icyaha ariko ubundi nta n'ukigambirira ubona ugongana nacyo uba hari umuntu ugambirira gukora icyaha akabyuka mu gitondo ati ngiye gukora icyaha ese nibyo wumva bavuze ngo ukaba ugasanga nk'umuntu yarirahira ati wa muntu nzamwica bakamwica koko baba barakigambiriye baba yakigambiriye urumva rero ariko umukobwa ikarita yawe yikinnye neza nawe hari igihe aba afite ibyamusunikiye muri ibyo bintu ntabwo wapfa kubyuka ngo uvuge ngo uriya muntu uzamugirira nabi oya hari igihe aba afite ibindi bintu biri muri we bimusunikira kumva yamugirira nabi ubwo rero uba yakigambiriye urumva ubwo rero nuza wenda reka twumve n'ababyivugira ibyo kugurisha imitungo cyangwa se abicamo nk'amarenga avuga ko n'ubundi afite inzu n'ibibanza biri kugurishwa nshake numve ko mbigwaho vuba bifite akamaro ariko uvuga ngo urabyuka mu gitondo ukabura ibyo uvuga ubundi ntibanira kumufanya ikibazo muri izi mbuga sheri wanjye kandi mu gitondo utesha ubwo yabyutse amereza ni umubyeyi irakwihorera hari ibintu Imana itinya kuduha mu myuka mu bitekerezo umukozi yafatiye cyakoze bayemwemere abakiri ibintu nyine bifite akamaro nshaka amagambo ari mu mata kuceceka pe njye ndavuga reka mbere wowe ntajya buriya kuceceka niyo mpamvu
ngucunge nirwa n'umutwe guheza abantu ntari umunsi napfuye mukaba oya ikenewe byose tukazajyana cyangwa se agatanga inkunga yiwe ariko uwo mubyeyi ko twabimwemereye tugasohoka guhinduza itiki byari amadolari umuntu hari igihe reka n'abantu baba bitekereza ukamenya ukongera ukitekerezaho agakumvisha kuri amabuze ayibona kuri 250 ihindura riva rigeze ihindura nyine ufite akazi noneho bosi wanjye we abambwira atari ko wata uri gukora icyaho ngaho ariko impamvu hano hari uturaka muri samano haba hari uturaka turi kwibunza haba hari uturaka turi kwibunza urumva rero uri kugenda wibonera akaraka ukabona akaraka kuwa gatatu ukabona akaraka kuwa kane kandi kari kuduhereza ndibaza narajyanye na shema n'umumama akana rero kaza gutsinda gonderi ubudage niba batabashyiraho si byinshi sabe uriya nanjye avuga se mwuka byara anze yagereka nikomereze uza kundanga mu mucaca amazina yawe bayafite muri database nshaka amagambo arimo okay ntabwo ndi kubibona byihuse ariko gusa nyine yavuze ko afite hari ibibanza biri ntuza biri hano Nyanza Kicukiro yego hakaba Gisozi hakaba no kwirebera aha hakurya Kibagabaga yego yavuga ko ari byinshi yagize gute Kibagabaga n'umwishe afite igipangu yashaka kugira gute yashakaga abakiriya sinzi niba ari byo rero Nyarwaya Innocent yahereye avuga ko ari kugurisha utuntu twose cyangwa se akaba afite andi makuru y'indani cyane ko buriya makuru y'umuntuza ya mukeba ngo nta muntu ugiye abo ubu muneka gatanu ku kandi afite hasi hejuru ubwo se yago yaba ari byo yagendeyeho byashoboka cyangwa se akaba afite akaba afite andi makuru gusa icyo tubonye nuko DJ Brian yavuga ko agiye kuza ariko uyu munsi akaba ataraza ariko sinzi niba wumvisha akanakomojeho aravuze ati hariya muri Sama ngo haba hari uturaka asanga n'utwo turaka natwo twaramuziritse akaba akiri kwihigira ibiceri tikese yari yatse tutaniyibagije ko hari ikirego kimutegereje ni tike akaba yari yatse yo gukoresha aho ngaho naho ni question mark niba yari yerekanye tike akaba ko nyuma y'iminsi 2 agomba kuba ari i Kigali urumva ko nabyo byaba ari ibibazo bikomeye cyane tike nabwo yavuga ko yahinduje ubwo se yasubira kongera akayihinduza mu Rwanda hari ubukwe bwakwishyura akwishyura amafaranga yatuma utega indege none se byatuma utega indege bwashoboka ariko ni buke sinzi ko ubwo yanabonamo ikiraka DJ Brian nzabona inama mu Rwanda batanga ubu akazi k'umuntu yo gutega indege ni bake pe ariko hari ubwo Diamond yigeze kujya kuririmba bamutegeye indege ntabwo mu Rwanda ntabwo ari mu Rwanda uzi ko buriya bukwe bamuhaye miliyari y'amanyarwanda hari abantu bafite amafaranga bamuhaye miliyari y'amanyarwanda mu bukwe shaka kuza akaririmba indirimbo ebyiri hamwe bwa ntuza bwa harya n'iyindi mwigiririmba mu bukwe n'indi ubukwe umwe ngo wambaye Big Man wambuye Ivana Impana nawe amafaranga y'ubukwe burayatapfura gake abaje n'amafaranga y'ubukwe barayarya nyine aba ari make ariko nta n'ibintu bya danje aririmba azaga kubita nk'ebyiri urabona ubukwe n'ubundi haba harimo service nyinshi agahita yigendera nijya aririmba imwe bagakoma amashyi abantu bakagira bagasuhuzanya cyane ubundi hari igihe cya mbere wari kuhagera cyonyine bakamubona muri ubwo bukwe agahita akubitamo kamwe akagenda ariko ngo Big Man ibiceri bye aramuririmbiye maze yarategereje yari yamutumiye agira uburaka bwinshi aramubwira ati noneho umuvandimwe niba wabonye ahantu henshi bashobora kuba arenze n'ayanjye nsubiza yanjye ugire gute ujye kuririmba abo bagwaye menshi ntaribi yose arayakenyerera ubyabaniyemo Big Man yishyuza rimwe yishyuza kabiri ahita avuga turabizi igumanire ko nta kundi namureke yigumanire
sigasoza z'urugo dusoze wakoze